Kadusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice ni 9 umurongo n'uw'icumi. Yesu ahaza abantu 5,000. Turi kumwe? Yesu ahaza abantu bangahe? Intumwa zigarutse zitekereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana arazihererana ahegereye umudugudu witwa Betesayida. Abantu babimenye baramukurikira. Bagira ute? Avugana nab'ibyo ubwami bw'Imana, n'abashaka gukizwa arabakiza, n'abashaka kugira ute agira ute. Kuki banditse ngo abashaka gukizwa? Harimo abadashaka. Bibiliya ni nziza. Nuko umunsi ukuze abo 12 baramwegera bati sezerera abantu, sezerera ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu kidaturwa. Ibyakozwe n'intumwa 14. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 n'umurongo wa 4. Haleluya, yemwe haleluya. Hari ijambo rivuze ngo aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imbere kugira ngo n'abakunda isezerano rya kera baryoherwe. Katurebe Zaburi ya 51 umurongo n'uw'icumi abandi n'uw'icumi. Aravuze ngo Mana undememo umutima wera, undememo unsubizemo umutima ugize ute, ntunekureyo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Umwami nashimwe, umwami nashimwe. Bene data, umwami nashimwe. Gusenga ni urugamba rukomeye, niyo ntambara ya mbere ahari ikomeye ku isi, kuko izindi ntambara iyo bazijyaho bareba ibikoresho. Hindi umuntu akavuga ati ndagwanisha inkoni, cyangwa ndagwanisha ibuye, cyangwa ndagwanisha intwaro. Ariko iyi ntambara yacu yo nukuva imuhira uko wakabaye ukaza ukicara sejemu uti ndi kugwanya abadayimoni, nta gati nta gakoni, uti ndi gusenga Imana. Iyi ni intambara ikomeye. Utumugaba w'ingabo ni Yesu, nta nuwo turi kubona n'amaso y'umubiri. Ahahagaze ntituba tureba, nugupimiranya. Turakoze kubyumvise, kandi ntabwo tuhatubwiye ngo ndabyumvise, tukabyina ngo akawakabonye, kandi aho ahagaze ntitunari kuhareba. Muraho
abanyamwuka bati tubonye inkingi y'igicu, n'utayibonye agahamiriza turakoze ku bw'iyo nkingi. Niba ishinze epfo y'urusengero ntitubizi, ishinze ruguru ntitubizi. Muraho, aleluya. Mu cyumba bati tubonye ibinini, ubyeretswe nta yakubwira ati ni endoside ni paracetamol, reka da. Twese tugahaguruka turakoze kuzanya ibinini. Iyi ni intambara ikomeye y'umwuka. Aleluya, yemwe haleluya. Umuntu yaba ayoboye ukumva uwiriye ati haleluya, ntumuhaye ijambo, ibimufashe ntubura bimenya. Abandi baba baryohewe, umwe agasanga yicaye hanze, abandi bari guhamiriza mu nzu bati byaryoshye, undi ari kuvuga ati ntabyo ndi kumva. Saa tanu abandi bakaba bari kwinjira, undi ati ndarambiwe ndatashe. Ubundi mbese mwararenganye. Imana ibagirira ibambe, Imana ibagirira imbabazi rwose. Ndi kuyinginga ngo ibagirire ibambe. Simwe gusa bicanze. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, abantu 12 bagendana na Yesu byarabacanze. Yesu we ari kwitegura gukora ibitangaza, ngabameze nk'abariya ba protokole baraza bati uwasoza iteraniro nyumvira. Ikirakorwa nticyari cyakorwa, ntikiragerwaho, kandi azi ibyarakora. Abageze mu dini kera bati isaha zirageze. Mbese iyi ni intambara ikomeye, ariko nzanywe no kubahumuriza. Yesu atese mbasezerere bigende gute? Bati twasengeye mu kidaturwa. Reka mbasubirire, mu twasengeye mu kidaturwa. Sezerera abantu hatagira ugwa ku giti. Ntawazanye ibiryo. Yesu we yaje mu mwuka akabona bari kurya, abamwungirije baje mu mubiri bagasanga abantu baragwaho. Protokole ziti n'ibiryo biri hano, aba ni benshi. Muri Yesu akabona bararya, bamwe babicure babizane mu rugo. Abanyamubiri bakabona imirambo irabari nka 40. Ubu nuko iri teraniro rimeze. Ubu hari abari kubona Yesu arakora imirimo, hari abandi bari kubona baragwa nzira. Ubu hari uri gutelefona ati murebe hatagira untoborera inzu. Abandi bati tugoswe n'ingabo nyinshi zikomeye. Nimubishobora muvuge ngo Imana idusange. Mwayimera icyubahiro. Icyo nahawe n'umwami kumenya rero, mwaje gusenga. Ariko nubwo mwaje gusenga, muri mwe ntawe uraja mu ijuru. Nzanywe no kubabwira ko nubwo mwasenga muti munarataha iwanyu, n'uwapfaye azazuka, ariko ndayahita aja mu ijuru. Ahubwo kumwicaye aha, aleluya, hari ijambo rivuze ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe nibyo birazamuka. Barazamura abantu, ninjye wari urabanza kuko ndi pasitori. None ntabwo ari abantu barajyayo, ahubwo kumwaje gusenga, isengesho ryawe niba rifite imbaraga mu gihe cyo gusenga, amaki agira ute?
bwira uwo mwicaranye ngo si wowe urajyayo, ahubwo iryo urasenga niba rifite ingufu urarikubita ritumbagire rimene igisenge rije kukuvuganira ku mana. Ku munyembaraga iryo sengesho naryo riragira imbaraga, ku ntwari naryo riragenda rifite ubutware. ndihuse kansubire. Haleluya. Ariko haleluya ntabwo mbumva haleluya. Iyo abantu bakeneye akazi bakavuga ngo ni ukudepoza, ntabwo bidepoza, ahubwo badepoza nizo barambikayo. Utanga akazi akazinyuramo n'amaseve akavuga ngo aba uyu, ukumva mukadepoza muri 1000 kandi ugasanga bemereye umwe. Aha Yesu yaravuze ngo mwishaze abantu ngo hamwe 100 ahandi 50 ahandi abashira mu byiciro. Bemu neza ko wizi bya Bibiliya. Yasize ahantu 50 ashingiye kuki, arema 100 ashingiye kuki, abo yicaje inyuma yashingiye kuki, abaje mbere yashingiye. Mbese uwo bahereyeho kuki yariye mbere kandi ari mu iryo teraniro kandi ari umwami w'amahoro? Ngo wazaga kwishira imbere bakakubwira uraje muri kiriya cyiciro, ukaja mu cyiciro bagusizemo, abandi bakamira isamaki. None mama mbona warageze mwiri dini kera. Izi ntonga 12 zasigaye zo kucura imuhira zatanzwe bashingiye kuki? Ko bari 5,000 hagasaguka 12, abazitahanye bari batanze iki? Tari kunsubiza amako. Wo uzanye n'abantu gusenga, murariye muratashe, noneho ibo batahanye into umugabo aregutsiwe atuvuye he? Mvuye mu cyumba sejemu. Iyi ntonga usaguye iyuzanye mumuretse gatoya bati ibuzanye ubivanye he? Ewana mbivanye sejemu twateranye n'umwami Yesu. Uwiwanje ko atahiyaho uwatahiyaho yazize iki? Uwabicuye. Ubu natwe kuduteranye hari abararya hari n'abafite ibyo baratahana. Uteze uri kutuganiza ngo iki? Inginga Yesu agushire mu bantu bararya kandi bakagira n'ibyo batahana, kuko ibyo byiciro ni urabigena. Ubu yabipanze kandi ari gupanga, nta muntu wamugisha imbaraga. Bakabaza umugabo bateze muze ko wasenganye n'abandi bagacura amafi, wowe ntucure n'amafuni bitewe n'iki? Ati nanjye nuko nabibonye, mbonye batanga intonga 12 nizo zasigaye. Umugore akicara ati ndagushimye mwami kuwiwanje yasenze akagira n'icyo acura, akaba ari cyo ndi kuvonyora. Akabaza umuturanye atari kuwawe ko yajanye n'uwiwanje nawe hari icyo azanye, undi atereka denje aje imbokoboko. Barize umwicaranye ngo hari ibyo uracura. Mukozi y'imibare ninde wabwiye uwiwe ngo bazazane gusenga akagira ishaka ryo kuza? Nufite icyo yacuyiwe kurari ku muntu wazaniye amasamaki ngo turajana kumbera umushitsi, yavuga ati nshingiye kukunurira kwisamaki watahanye
turajyana kuko nanjye icyo watahanye nshobora kugitahana. Wararika umuntu akakubwira ati ko nzi ko waziyaho, uri kunjyana he ko nawe ubwo uherutse iyo watahiyaho? Hari abantu turi kumwe ngo muvuge ngo amen. Haleluya, 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 haleluya. Cyatse kubaganiriza ngo no mu kidaturwa, no mu kidaturwa afite imbaraga zo kutugaburira kugeza ubwo tugize n'ibyo dutahana. Ntabwo atugaburira ashingiye aho twasengeye, ahubwo ashingiye ku mbaraga zimurimo. Yabwiye abigishwa ngo mwisezerere abantu, mfite ibyo kubaha. Aramubwira ngo ni mu kidaturwa. Nimubishobora mumvugire ngo amen. Hano nta bihari, aha nta kintu gihari, ariko kwishimiye niba Uwiteka kwishimira yakugabira no mu nzira ugahuriramo n'ibisubizo, ukagera imuhira uravuga uti kambabwira iyo nasenze, twasenze bidahari dusoza bihari. Ubwe imbaraga ziyi iri mu ijuru. Nimubishobora muvuge ngo amen. Bwira uwo mwicaranye ngo ntibura uko ibigenza mu kidaturwa. No mu kidaturwa yabonye uko igira ute, irakoze. Ariko si wowe urajyayo, n'iryo usenze n'ubuntu bwawe birazamuka. Watebeza haragenda ibyo wasenze, wasokoza neza ntihagenda insokozo, hanaragenda ibyo usenze. Wagira uburanga sibwo bugenda, haragenda ibyo urasenga. Ubwo ndagira ngo ushire ku munzani ry'uri gusenga, niwumva ritari kurenga ha tuzinga ibitabo twitahire n'ejo n'umunsi uzagaruka. Ntabwo haragenda ibitabo. Ijambo indirimbo uvuga ngo iki? Ugendana na Yesu kweta bigize ute? We kwitwaza ibitabo, genda ubyawe. Shokora ari nk'umuntu arebye uko mwicaye, mwese yabagabira. Ariko ntiharagenda inyicaro, haragenda ibyo usenze niryo riragerayo. Urabemenge kandi n'umuntu ku giti cye, ntabwo ari koperative ngo ubwo babyinye haragenda. Aragenda iyo ubyinye izamuka igereyo, aho wicaye urabemenge, utagendera mu kigari. Utese ko amavuta yaje, nta kirusha uko yaje. Gahini na Beri bari gusenga, Gahini na Beri barasenze, iravuga ngo umva uko mvuganye nawe, nitaye ku turo rya Beri n'umutima we nzamuha ubugingo buhoraho. Ibwira Gahini iti ibyo wazanye ajyana ituro kandi atsinda yo mwene nyina, kandi basengeye hamwe. Marayika yarabirindutse, ntabwo ari wowe urajyayo, harajya y'ibyo usenze n'ubuntu ugira. Byohereze karahu. Ntabwo tabitari wowe wagiye mu ijuru gusenga, hagiyeyo imyambaro yahaye abantu n'amarira bari kurira bari byo bizamuka. Tabita tavuze haba igikorwa kimuzura. Nzi umwana wasenze iravuga ngo amarira yawe n'ubuntu bwawe byangezeho, none Yesaya asubirayo umubwire ngo nkongereye imyaka 15 ari ubuntu bugezeyo. Icyo dutandukaniyeho n'isengesho
n'ubuntu. Utise ko hateguye imikeka, ntaho mwateguye kurutaho Naniya na Safira baguye. Utese kuri kudusubiza inyuma, none mbajana imbere muragwayo. Umugabo nta bwenge yagezeyo, agira amahoro. Fata feri, akariro gake na feri utanyura muri feruje ukaka. Iyo ntabwo ari se. Hari igihe abigishwa bagiye gusenga ngo baje ku mudayimoni bati pu, umudayimoni aravuga ati ntimukaneberezeho. Ubusa muremuke. Ngo umugore barahagurutse aravuga ati ngiye kureba Yesu. Arazabwira Yesu ati rero abigishwa bawe bisubireho. Namuzaniye abigishwa bawe baramunanirwa, none tubigenze gute? Abigishwa bati rero mwami Yesu ni umuzimu ukomeye, ni wabona abazimu baba bakomeye. Yesu aravuga ati dore nzagwana namwe ngeze ryari, nimusohoke. Bati Yesu ntumusengere ntarakira. Yesu ati mumunzanire. Abaramuhusha. Dayimoni ibonye Yesu iriruka. Dayimoni imaze kwiruka rero katube dutuje gato, noneho areruye. Arega nugufashwa ufite icyo ufashe, nta gupfahira igiti. Ijyanje ritagerayo ukabyina kandi ibyo ndahabwa tutarabigabana. Ubyine rigezeyo. Bavuze umwana wabonye visa, none nawe urajayo. Mwese ndi mwari muri kumwe hano. Nimushaka muraho. Aleluya. Nimushaka usaraga mu rugo na hanasare, kuko anasenga hazamuka ibisazi. Niba ukubitaga umugabo mutimburire hano, kuko nibyo tutari kubona byanazamutse. Sawuli yaje gusenga ngo hazamuka intama. Intama ziti mba. Bakamubaza ibyo twagutumye wabikoze? Ngo nabikoze. Intama ziti mba. Ngo umunyamuka aravuga ati izo ziri kwabira se, ziri kwabira zarapfuye. Kuvuga ko wazirangije nkaba numva zabira. Iramubwira iti va ku ngoma. Ngo abarajijishije ati nzazi kuzaniramo ibitambo. Ati nta nishimira ibitambo kurusha unyumviye. Indaya waterese muri Cadillac ubiri ku bicu, uraje urasenga ari yiza. Kujya yari yabunuje akarima k'igikoni kagaragara iri imbere. Yaravuze ngo byitugatugiye imbere yawe kandi ni wowe bishaka. Ego mana y'Rwanda, ubwira uwo mwisharanye ngo ntabwo ari weho urazamuka. Ubwira ngo harazamuka ubuntu bwawe. Se wamureba mu jisho uri kumutinya icyo arakuye. Haleluya. Ariko haleluya. Hari igihe abamereki bagiye gusenga, ariko ngo bakaba baratangiye Abisirayeli kera. Noneho Imana iriyumvirira, irabareka ntiyabakubita kandi batangiye ubwoko bw'Imana. Imana ibamfashirize kandi bagirire neza. Ariko bageze igihe bati Imana uri Imana, turi Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Batuzi kurinda Mana we, ati Yesu uzi kurinda. Uwiteka ati ati ngo nimwakubise Abisirayeli zingeze imbere, none nibabarimbure bavaho. Ntabwo harazamuka amashapure n'imidari mudavuga ndakuramutsa muri y'icumi. Harazamuka ubuntu bwakozwe n'iyo shapure. Uja nguru umuyisilamu wakoze ibirenge, ntabwo harazamuka igitsi.
harazamuka iby'icyo gitsi cyakoze. None ko mbakunze mwamvugira ngo amen, mwayimpera icyubahiro yo kabyara. Ngaho kambaganize ntari kubareba cyane. Umusore wagusomye muri 58 ukaba utari wabyihana, ntabwo isengesho ryabitangayo. Buriya biri kuganiza Imana biti ayasenga yose ntumwemere. Mu mwaka ndavuze ndi kubona ari wowe mukuru, Imana yitegereje Esawu ibona zakunda ibiryo cyane, biravuze iti Yakobo naramukunze Esawu ndamwanga. Batese wanga nutaravuka ukanga, Imana iti nzaba ndabibereka ibyo mbonye. Nahira bikuruyikurura n'ibitari byaha nihibera karahabutakiye Imana. Indayo uzafata muri 25 izaga imbere y'Imana muri 23 ikamenya nakumenya ukiri iki ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanura iki. Uti ngwiki harazamuka aho wakuye amavuta wasize mw'uwo mutsatsi, na butike wayaguzemo ubiri imbere y'Imana n'uwari uguherekeje, n'uwaguhaye rifuti agakora ku bibero iyo foto. Wowe urabika amafoto umwaka ukagira ngo Imana yo yarayataye. Ayiwe jamais de l'Afrique mais de l'Amérique. Ubu harazamuka tutagitivite imirimo yacu n'ibikorwa byacu ngo byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Ni byari biri kwibutsa Imana ngo mugirire neza agiriraga ubuntu, mugirire neza agiraga ubuntu, ngo uyu mukubite haro. Ari abantu turi kumwe. Haleluya. Ariko haleluya. Imana ntiyanga umunyabyaha ahubwo yanga iki? Kuko kigira ute kizamuka kikayihora imbere. Nimuhumure. Numvishe babaganiza ngo wambaye tugufiya. Ntabwo harazamuka ijipo, harazamuka icyatumye uyikeba. Icyatumye uyikeba ngo igeraho nicyo kirajayo, kandi igitambaro cyari kinini. Icyatumye uje kudodesha ukavuga uti mudodeshe, ariko aha mugeze aha nicyo kizamuka naho. None se abambaye ubusa nijoro ko Imana ibumva? Hoya nawe nsubiza. None umuntu yasenze aryamye atambaye imyenda ko imubwiraga ngo ndi kumwe nawe? Ibizi ko nijoro bajyama, irabizi. Izi mpamvu wazanye uriya mugore, izi mpamvu wazanye umugufi cyangwa umuremure, niyo ntaho twayijijishe. Izi mpamvu wafashe ipantaro ukayigira gatatu, iri konere pourquoi? Ntabwo ipantaro ari mbi, ahubwo impamvu wayigize uco. Niba kwari ukugira ngo Imana ishigwe hejuru, niba kwari ukugira ngo nibayibona buzura umwuka, impamvu wagiye kudodesha ukavuga ngo nimugera aha mubindemo. Ntabwo Imana itinya umubiri w'umuntu, itinya icyatumye bawupfunyika. Kuri gushira isukari mu rambaraje, icyo nikireba ikakwima ikakunutsa
hari umuntu twasenganye ngo hari umusore wagiye kumusaba, aravuga ati nagukundaga ariko ntabwo uri uwo. Imana iti sawa, noneho imwima undi. Ngo agasenga ati mwami ko wanyiciye ubukwe, iti niweho wabwishe bwari buraba. Ireba igituma yanga uwo musore kwari uko ari igisipurisi egreke egare Nyanza, igisimwe igreke egare Rwamagana. Abona nta Rwamagana na Nyanza, arabyanga. Nayo iravuga ngo nawe ibyo uzazana sinzabyemera. Izi mpamvu twiyicokoza mureke dutahe. Bana ba mama twere kujijisha tubyizanye ukuri, mwikwifata ku munwa, ahubwo mureke twitahire. Izi icyo tuzira nicyo kizamuka. Kandi narabibabwiye n'ubu nongere mbibabwire. Umuntu yarambwiye ati uzapfa udashatse usa nabi. Inti none ati shaka ibaba ry'inyange urishiraha, uje uravuga ngo nkuko inyange zikundwa ariko nanje nkundwa. Ndi nagaha nagera aha basenga nkikubita hasi, naho niryo rigezeyo iri kuvuga iti ahubwo ubwo bwiza wavuze nzakwereka ko nzakugaragurira no mu cyumba. Abo dusengana ntibamenye roporokwa kwari ibaba nyine. Reba nawe figire yanje ngo ubwo ndasa n'inyange. Mwanyemerera mukavuga ngo izi mpamvu. Izi mpamvu utagura umuceri ibiro 4 ahubwo ukagura ibiro 4 byo gusiga ku munwa. Iyo mibare irayizi impamvu yikora. Beba nawe ukabura umuceri ibiro 4 waguze ikiro cyo gusiga hasi bibi, ahubwo impamvu none si Imana yanga irangi. Reka da, naho yanga irangi, ahubwo igitumye urigura. Yehewe kuki yashenye ibaberi. Bari bubatse nabi 11 mu itangiriro. Kuki yabishenye? Ngo yabonye ibite yabo kugira ngo bubake, ari ukugira ngo bamenyekane, ngo atari ukugira ngo Imana imenyekane. Ibi basenyeraho. None se ko mbinginze mwavuga ngo amen? N'abatabyishimiye muvuge ngo amen. Singabo barimo se. Murebe hano muvuge ngo nituvana ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa. Ubu simwe muri kuzamuka, hari kuzamuka ubuyoboye iteraniro rikomeye. Ubu hari kuzamuka za Kapote, hakazamuka za Tungurusumu zagize, hakazamuka za ibintu by'amaprono, hakazamuka ibifoto. Kandi ibyo bifoto biri hano mu iteraniro, ubu byose biri guhogereye mu kirere rukaba urusaku. Uba bikinishije birataramye birenze ku gahinga. Abisize imiti, abaraguje kera, abaterekeye, abaciye inyuma, bubiri kugwaniriye hejuru. Icyanteye ubwoba kandi ngo bikaba urwibutso. Kandi ari ibyiza byibutsa Imana, n'ibibi byibutsa Imana. Iyo ari ibyiza byibutsa Imana kukugirira neza, iyo ari bibi bikibutsa Imana kukudiha. None se mwe mwasomye Bibiliya, nimumbwire Moridekayi yakijijwe n'iki?
kuburira umwami byarazamutse. Baravuga ngo hajya igihe aburira umwami hari icyo yahawe. Baravuga ngo ntacyo, ngo ubwo ntacyo yahawe rero nagihabwe kimurengere. Uwitwa Hamani abura ikizamuka. Dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize ute. Hahigwa bapfa ngo baruhuke, imirimo igenda igize ute. Ibyo wakoze biraherekeza igihe uri gusenga. Ntiwabitangayo, bihuriragayo. Nimubishobora mumvugire ngo amen. Ivuga bikaba rero ikavuga ngo kuraho ibiri kunukira Imana, ushake ibiri guhumurira Imana, iribuka ikugirire neza. Ngo musenzi itatu, ngo itatu. Hari abantu bayisenzera babwira ngo iyo muza kundi batira urugo. Ninde uba wabatumiye? Naho si uko basenze nabo, ahubwo ibikorwa byabo byazamutse bigera imbere y'Imana. Reka mbabwire inkuru nziza ku bantu bose, nuko dushaka ibizamuka. Ndakubwiye ngo Lazaro yazutse adasenze, Tabita yazutse adasenze. Ni Tabita wisengeye? Abamusengeye berekanye iki? Se mwansubiza ko nshoje, nta rimwe murajyayo. Ibyo byo kugenda ucya izo siritware neza ukurishingaga mu rugo bari kurigira kubuririyo. Ariko vie reka nkubwire, wewe utate nkubwire, Ananiya na Safira bayagabaniye mu rugo. Noneho bakiyagabana, ntago nzi kuvuga ikinyarwanda neza. Iyo agenda mbere ahura n'umwuka, umwuka aramubwira tumva uko mvuganye nawe. Bayagabanyije. Ariko ngo habanje y'umugabo, tikunivute nikuvute pe, abaragaramye. Haba haje undi, haba haje Safira nawe, biro mwicaranye ngo azayambaye neza. Niba yaragize ngo barareba uniform, agira ngo barareba uniform, asanga bitanu yasize imuhira byagezeyo kera. Biri kuganira n'Imana biti tubabajwe nuko wamuhaye abakiriya akagabanya. Hari icyo ndi gushaka kubaganira. Babwiye Mukaroti ngo nturebe inyuma, hungu utagira ute, nturebe. Babibwiwe n'iki? Burya babivugaga yamaze kubayo kera. Burya yarebye barabibonye baravuga bati uyu we ntagerayo. Ubu hano twicaye Imana iza batazagerayo, yatangiye gutegurira inkwi. Ego barayigwanda. Ubwo se yabwiye wamukire nimwumve inkuru ya Nyamutunzi, yaramubwiye ngo iri joro, kandi Nyamutunzi ntagwaye, Nyamutunzi nta gicurane, ariko bamenye ijoro arapfa. Baramubwira ngo kwibyawe urabisigira ijoro bizasigarana ndi. Ugiye abimenya sha, yavuga ati baramburiye maze akihana. Ariko muri kuza rero imbere y'Imana, ngo mwami Imana uri dorobe se iyobe waho uvuye.
irabizi kuturusha. Ngaho kanje hano barabatanga. Irabizi n'agahu bafashe bakaguhuhiraho kugira ngo ukire ya ngwara ubu kari gucumba gakugwaho n'amaraso ya Yesu. Nta kindi. Ntabwo ari wowe urajyayo, harajya y'ibyo wakoze. Kuko rega kuko wagiye ukararayo rimwe ugatwara inda, wamara gutwara inda hakazamo akana kagira abiri shyuka kanyuza muri gobyore kakaba kavuyeyo, ukongera ukagaruka n'amataye batubahe uti nari naragiye gusura kuzine naho wari warayikuyemo uragira ngo umanze ufate kaba ntarawabonye ako gahinja kaririya hejuru. Buriya kariyo kaganira n'Imana katuriye uririmba n'imawe. Ko kaba kavuga kati dore Meri. Nawe uvuga uti wakubisemo agatimba utagaragaje kuri umudamu, ubu n'igiterane cy'abagore iyo cyaje ntuze baguhagaze. Kuko ntuzigira umukobwa, Imana ntiyobe umugore. Mwavuga ngo Imana itubabarire. Igira ute? Are ubwo rero waragiye winaga kwa Fiyete uramuganiriza muremeranya agutekera ibyayi bye umurira inkoko urangije uramukata ubugiye kwa Jose uriya sigara aramwara iwabo bati inkoko wazimuheraga iki? Ati sinarinzi ko ari igisambo none waratebeje nk'ikinini cya taramusini ngo racari umusore uri papa. Komera Peri we, Peri amakuru nyine Peri uri papa mwijuru. Iyo bahamagaye abapapa ntuza baguhazeru kandi kubipfundura bizakugora. Icyo muzahambira mwisi no mwijuru kizaba gihambiwe, icyo muzahambura mwisi no mwijuru kizaba kigize ute gihambuwe. Ntago wabihisha. Ayiwe ariko gose ngo muzane n'abadamu banyu, ubwo rero ukazana ujya muri kumwe ugasigura Kimisagara n'uri Kampala ni bane. Yabwiye umusamariyakazi ngo uwo mwararanye si wawe, ngo n'uwo ufite ibona bane ari nta numwe bazanye ku mugezi. Petekedo besi Afrika Larissa Rimango de Boriaga. Aya masengesho yaryoshwa nuko tuvanye ibishimwa mu biga. Tepika de bosi Afrika remana nari Afrika de. Ibaza umusamariyakazi ngo nta mazi. Umva kundi kunda na shama makwi naho ubwira gushaka kumubabarira. Ati nta mazi ubwira gushaka inzira rero ubu nanje ndi kunyuriye ariko kandi aho ndi kuja ndahazi. Yeza aho ruhiniye musazi baramukubisa ati muramba baje bakubita ati muramba baje bakubita bakubisa mu mutwe ati mugeza aho ibisazi birindi. Ubu tugeza aho birindiye. Are gabanya karindi. Hari akantu nshaka kukubwira Mosherami. Izi mpamvu numvisha bavuga ngo kubyara abo mushoboye kurera. Ekada nukugira ngo utazakecura weho. Wowe waravuze uti kangabanye noneho nzahorane figire n'ibintu by'amataye biri yego nyine biri chinoise français n'ibintu by'amataye nyine nge ntambuka imbere yabo babona ko mba ndi hatari batababaza ubutakare. Bariya bane kandi kubabyara bizakugora.
icyo twakora ni iki? Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza, nibanga bakagoma. Abininewe ho muneza babwiwe ngo ni iminsi 40 bakarimbuka. Hari uwigeze aja mu ijuru? Hari uwigeze aja mu ijuru ngo aje kubivugurura? Bo baravuze bati izi nka tuzizirike n'intama tuzizirike, nibigerayo mu ijuru barakora inama. Ngo abamarayika bakabwira Imana bati n'intama zimaze 4 zitaye. Ngo kubera iki? Ngo kubera kukuba. Ati mumve yera umwami wabo. Bati n'umwami isambusa n'isake yarazirambitse ngo asaka. Aba batumyeho ati nkuyeho. Abatumyeho ati gusenga kwanyu no kuzirika amatungo kwanyu byazamutse bingeraho, none igihe mwari muzapfira ngikuyeho. Imirimo yawe n'ubuntu bwawe no gusenga kwawe nibyo birazamuka. Abumva twenda gukora icyo gikorwa bavuge ngo amen. Dushakisha ibirazamuka bisimbura ibyagezeyo. Birashoboka? Nzu uruhungu rwaraye rurarima inzu, urusamba rurarima inzu ruri kwiba. Mu gitondo bararufata barubamba hamwe na Yesu, barugejeje hamwe na Yesu, ruravuga ruti ngiye gukora ikintu kirasimbura ibyo n'ibye byose. Bati niki? Ruti nugerayo unyibuke njewe ibyo nzize narabikoze. Ntihagirira niwirirwa nshira urubanza ubujura n'ubwanje. Ikiri iruhande aho kugira ngo nacyo kigireho. Ngo yakijije abandi ni iki? Umuntu azarimbuka azira ko yabwiwe akanga ntiyumvire. Mwama dufashe karatugerere. Cyaraye kirarima amazu saa 6 cyari kiri kuje Nyabihanga. Saa 8 bari gutegura imisumari. Saa 8:55 cyari kibonye ubugingo buhora. Cyari kibonye irise pase mwe mutagira. Bitewe n'iryo kivuze ndakabura umwuka we. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umugore tate ngo wari uhagaze iwe, ngo aravuga ati ngiye kureba Yesu ariko sindatindayo ndamukoraho ngaruki. Ngo Yesu abimenya bitari bya neza ngo abona mu nzira umugore uri gukataza. Bati uwo mudamu je ngo nuje kugukoraho agahita akira. Ngo Yesu aravuga ati nshingiye kukwizerazanye ntabwo ndamutinza mu bitaro. Ngo babona araje aratambuka aba protokole baticara hati we hari gahunda mfite. Abaraje ageze nkahati ngo akoraho arongereye ngo aje mu banda turakoze kunkije. Ngo Yesu arebe umushinga yavanye imuhira sha n'ukuntu yaje aravuga ngo Yesu arakomeye n'umukozeho arakira. Muramvugira ngo amen. Ahita avuga ngo ibyo yifuje ndabishira mu bikoko. Akira adasenze, nta zimano, nta turo, nta nifomu yaguze, nta byuma bya muzika yaragiye akoraho. Yesu aravuga ati nzi uko waturutse imuhira. None se 30 kuva 30 Muneza reba icyo gitabo. Igitabo cyo kuva ibice 30. Simwagize ngo ni mwe murajayo, niyo mpamvu mwazanye Vigo. Eka dahubwira aje yivuga iti nta muntu nkandagiramo. Tiyimye rifuti n'abashumba. Ice 30 wahagezeho. Nta bantu turi kumwe ngo bavuge ngo Imana itubabarire. Ntidukwiye kubabarirwa. Haleluya. Aho muri VIP haleluya. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe
nibyo biragira ute nangwa n'abandi nkawe nihazamuka iriya mu ndu isi y'imiceri iri wawe inzara yaramaze abantu ukaba ugeze ubwo uje uramena inkoko bigaruriye hafi bitari bajyareguka kwa jambo ariko ibice 30 mu gitabo cyo kuva rero Muneza ntago nari nkuze ariko kubera iryo zina twagwagwanya tukareba uko tubigenza umurongo wa 34 dusomere wumva uko Uwiteka yabwiye abantu b'Imana kuva ibice 30 umurongo wa 34 haravuga ngo nibyo kandi Uwiteka abwira Mose ati yego uzende imibavu na Tafu na Shehereti yego na Herubana yego iyo mibavu uyivange n'icyome cyiza yego bihwanye kuremera yego ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga yego ushiremo umunyu wo kugira ikindi buretse ushiremo iki umunyu mvirasiyo y'Imana bari gutegura kugira ngo nihumura ushiremo na kunyu urisenga ari kurishiremo na kunyu yego ikeneye isengesho ririmo na kunyu kumba kunze mwavuga ngo akunyura hanyuma muri umunyu w'isi yego we kugira ikindi ukivangamo yego ube wera komeza wendeho uwusye unoze ariko ko ari njoro ataha kure wanyitonde ubisye ubigira ute ubinoze giro mwicaranye ngo ubinoze nta guhereza Imana ibiheri nukubisya ariko ukanoza ugashiramo akunyu kandi ngo bihuje kuremera ntushiremo akunyu gake kandi ntushiremo cyinshi ugashiramo nyine ikarebara pozology yego komeza uwusye uwunoze yego nawo uwukureho uwushire imbere ya bya bihamya mu ihema aho ngirute komeza ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro aho nzajya mbonanira nawe wenda ibwira Mose iti mwe hari igihe mushobora kudahumura neza nimubishobora muvuge ngo amen ariko ngiye kubakopeza ukuntu nzajya ndeguka mukampumurira Aleluya murebe uduti duhumura Aleluya murebe nk'agatomati gatukuye neza musye na ka karoti apana umubirizi murebe inyama z'imishishito apana ibitabazi n'ibifu ifiriti itari kujenga amavuta urukumva ni ikirasiyo ariko babwira ati hari ibintu nzi bihumuraga Imana yari kuvuga iti iyo nje bikampumurira uwabiteguye muhaga umugisha mushire mu munyu mubisye ibiheri bivemo apana ibintu biri kwibirindura igihe mupanga guhura nanje ntukagira ikindi uvangamo kitabinutsa ntugomba kuvanga indimu n'amata byacika bwira mwicaranye ngo hari ibitavangwa tugeze aho ruzingiye umunsi muraza imbere yanje muravuga ngo amen aribyo muje mubanza kuzana Muneza abyikorere abizane abishire imbere y'ibihamya we aje hirya yabyo
maze ninturuka nka hariya nje nzaza mpumana na ya mpumuro, nimpura na ya mpumuro mvuge ngo mvuko mvuganye nawe Muneza. Ibi bintu bimpumuriye wabivanze neza, nshingiye ko wabivanze neza, nanje ibyawe ndabivanga neza, nzaseswa nuko wabivanze. Igeze nsura umuntu azana ubugari ikiro kimwe agashiramo karindwi. Hari abamama batazi gukora ubugari, nk'ikiro kimwe agashiramo karindwi ukagira ngo ni ubugari bubishe, naho ni umutetsi mubi utazi gushira. Aya masengesho y'itatu y'ibiri nuko asosiya, ushaka ibintu wasosiya uvanga ku buryo biratumbagira imbere ya Mungu, akakubwira agahumurirwa, kuko wewe nturajayo, harajayo agahumuro kawe. Nuja gusenga ukagera mu nzira ukibuka uwo wagiriye nabi, usubireyo mwitunganye kugira ngo hatanuka inabi, mutange imibiri yanyu. Tugeze aho yego sha ibe ibitambo bizima bigize uta byera bishimwa, nimurangiza kuba ibitambo bizima mwera imbuto zikwiriye iki nazo nzimire. Yego katuvugane murebye mbo ndimo nabitekerejeho, ndavuga indika ntahe kare, wenda nzagaruke tubisoze neza. Ndimukafate igaburo ryera ngo muvangemo muriture, mushiremo kapote, mushiremo repetisiyo, abivanze neza, mushiremo guca umudamu inyuma, urituremwa y'itatu, kubitamo ku gicacumi, ushiremo gusomana, ushiremo niba tureze 7 sekonaperi agatogo karimo injangwe. Ntabwo ari agatogo kose, ni agatogo karimo injangwe karyoha. Egekahugoroje dusenge, egekahugoroje dusenge Imana yacu nziza yo kabyara dokini. Egekaho inzugi duhamagara Imana yacu nziza we. Rateke uzi gusenga itatu weho Muneza, ukayivanga no kwanga kubatizwa mu mazi menshi, kandi ariko Yesu yabatijwemo. Icyo nico Nikodemu ndamukunda, baramubwiye ngo uri umwigisha warabyiza ariko wabivanze nabi, kuki utabyawe bwa kabiri? Ati sinasubira mu nda ya mama. Nijoro bamugira inama nka saa moya, yarahagurutse agiye kureba Yesu, ati nasanze narabiduruvanze, none ndabikemuye, nyigisha uko bigenda, ubu ni umuntu uzaje Siyoni. Tushobora gufata indimi z'umwuka uzivanga nizo wiganye ku bantu, uzishiramo ubuhanuzi bw'ibigori n'ibishimbo, uhanure bwire utavuze ko Yesu azaza, ubu muhemukiye cyane. Kuva saa 8 haje ibigori, saa 9 iguhaye ibirayi, saa 11 iguhaye isuzuki, saa 12 iguhaye isombe, saa 1 iguhaye inkweto. Se nta nubwo wavuga ngo izamuhana ubwami. Oya, hanura ibinyomoro ariko uvangemo ngo tuzabagirwa n'ibibyibushe.
yego ririmba ko abanzi bawe bavuniye umuheto ariko ejo uvangemo ko n'Imana igira imbabazi. Wihora uravunira abantu umuheto gusa, ese Imana izabavunira umuheto ijuru izariha abandi? Yavuga ko abakiranutsi bazagubwa neza, ko hahigwa abanyembabazi, ko aribo bazagira ute bazazi. Unika umutwe wawe. Urafata kuyobora korari ubifatanye no kugira ingo eshatu, ubitimburemo amajwi baguhaye, uvangemo vewiti wahawe n'Imana, ushiremo kunywa ibisindisha wari warihanye, ubimanuremo kapote zituma utandura ibyorezo, ubizana imbere y'Imana, ntabwo yaryoherwa. Tese abanyabyaha barahiye, ntabwo bahiye, nibemera bakumvira barajya ibyiza byo mu gihugu. Yabantumyeho ngo ikintu cya mbere ibahaye mu iri teraniro ishaka kuba ni imbabazi zibiri kubarega imbere yayo. Ibafitiye imbabazi. Urakoze mwami, ibemereye imbabazi. Wabivanze nabi, wabivanze nabi. None ndakwinginze nsaba abantu bigeze bakizwa bakagwa bahagarara aho bari, ntabwo wabivanga n'ayibiri ngo bizahure. Abantu bigeze bakizwa bakagwa bahagarara aho bari, hamwe n'abantu batarabatizwa mu mazi menshi bahagarara aho bari. Data yemeye kubuhagiraho iyo myanda yose, maze bagahumurira Imana neza, babisye babinoze babivuge uko biri, nayo irabaha umugisha. Abahari bahagarare mu myanya yabo. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha. Ufite isoni ntahaguruke, ufite isoni ntahaguruke. Haguruka umuntu uvuga ati nabivanze nabi, none ngiye kubivangura kugira ngo mwamangire imbabazi. Murakoze. Muraza hano imbere y'iteraniro, abandi bari gusengera mu mitima. Lokini mango depa, mutambuke muze hano, hari icyo Data yemeye. Data yemeye imbabazi mushumba we, sejemo we, umwami yemeye imbabazi. Igitabo kirabumbuwe, mu ijuru habaye ibirori. Dekinimas dakunima, umuyobozi wa gahunda, ngo izi ni imbabazi zitagira ingaruka, ni imbabazi zitagira ingaruka. Lokinima doferiba esaki ya dotemanga. Abarangaye mu irangara, Data yemeye imbabazi. Ntusigareyo byakomeye, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe no gupfukama kwawe birazamutse. Ubwo aho upfukamye birazamutse. Ifoto y'urwibutso, haba umunezero mwinshi mu ijuru iyo habaye iki. Mupfukame murebye hano kandi ntimwuname, Data yemeye imbabazi. Urakoze mwami, urakoze gitare. Karame mwami, abanyamwuka muje mu mwuka, hari icyo muraba. Lokini mango deba, ijwi rirambwiye ngo hasigaye abantu 8 batabatijwe mu mazi menshi. N'abantu 8 batabatijwe mu mazi menshi. Data arabashatse nabo ngo abahereze. Hasigaye abantu 8. 8 ni nuza umenye ko Data haje 5. Yego 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 yego. Nta bantu banezererewe Imana ngo bavuge ngo amen. Nta bayinezere ngo bayikomere mu Tekidemosia. La fika demosia kene mangore barigara. Karameka desika la ben. Muje mu mwuka, nubwo haje babi aba hari 3 bananiwe guhaguruka, batarabatizwa mu mazi menshi. Hari 3 bananiwe guhaguruka ngo batarabatizwa mu mazi menshi. Abo 3 bacagagura izo ngo Data arabaha umugisha. Ni 3 basigaye yo rero. Urakoze. Ni 2 basigaye yo. Urakoze ko wumviye umwuka, habonetse umwe. Hasigaye yo 2 batarabatizwa mu mazi menshi.
urakoze. Ratekedo besi yafika ni rafika de Goria. Niba hari abantu bumva network zihari bavuge ngo amen. Ntabwo mbumva neza bavuge ngo amen. Bayihereza icyubahiro Imana iri masi ya fe. Ratikade bosia andi mbangi yavo. Asigaye abaperezida batatu b'amakorari. Asigaye abantu batatu ngo bayoboye korari baba ba perezida ubu ntibakiririmba. Data bemereye imbabazi. Abo batatu batambuke bigeze baba ba perezida bansange hano. Data yemeye imbabazi. Bigeze baba ba perezida ngo data yibutse imvune bahuye nazo. Radekado sinima nafika de Korea Bekar. Data hari icyo agukoreye igikomeye. Ngo yibutse amarira mwariraga n'inkoni mwaragizaga. Ngo yibutse ijwi ryawe akaba kwifuza mu murimo kuko yanze ko imirimo wakoze n'ibitutsi bagututse byapfuza. Atake sifa kwa Mungu anaweza yote napi fika era betis. Inofatira zamutse. Inofatira zamutse. Ifatira zamutse.